Nk'uko bisanzwe murakigezwaho nanjye Ndahiro Clementine. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko ifite ubutumwa bukomeye cyane ku buzima bwa buri wese, igira iti ba wowe nyawe aho kuba uwo abandi bashaka. Bavandimwe bakunzi b'iki kiganiro ineza, buri wese muri twe yabonye impano y'ubuzima nziza cyangwa impano y'amagara mazima y'agaciro gakomeye yahawe n'Imana. Iyo witegereje neza usanga nta muntu n'umwe waremwe uhwanye n'undi ijana ku ijana. Buri wese afite indangamuntu yihariye, impano, ubumenyi, imico n'imiterere bidasa n'iby'undi. Ariko se kuki abantu benshi batinya kuba abo bari bo? Kuki abumva neza icyo bashaka ariko bagahitamo kubaho mu buryo abandi babashyiramo? Kuki hari abibagirwa indoto zabo bakagira ku ngeso z'abandi ngo batabababaza cyangwa ngo batava babasuzugura? Uko twibagirwa uwo uri we ukagerageza kwambara uruhu rw'undi, nibyo dutangira kuvuga muri iyi nsanganyamatsiko. Icyo bisobanuye kuba wowe nyawe. Kuba wowe nyawe ni ukubaho ubereye ibyo Imana yagushyizemo, ni ukwiyumvamo indangagaciro zawe, ukemera impano zawe n'uburyo bwawe bwihariye bwo kubona ibintu. Kuba wowe nyawe ntibisobanura kwigira wenyine cyangwa kutumva abandi, ahubwo ni ukwibuka ko waremwe udasanzwe kandi tugomba kwicisha bugufi kugeza aho uhinduka igicucu cy'abandi. Kuba wowe nyawe ni ukumenya ngo ibyo abandi bavuga cyangwa batekereza kuri jye si byo bigenzura ubuzima bwanjye. Njye ni jye kandi Imana niyo ibizi neza. Impamvu abantu bahinduka abandi bifuza. Hari impamvu nyinshi zituma abantu bibagirwa uwo bari bo. Gutinya kwamaganwa. Abantu bamwe bagira ubwoba bwo gutemerwa n'abandi, bakumva ko aramutse atazanye imico ijyanye n'abandi atazabona ukuri kureba neza. Kwifuza gushimisha buri wese, umuntu agashaka kubaho ngo buri wese amushimishe, ukibagirwa ko kutashimisha bose ari ibisanzwe. Igitutu cy'imiryango n'inshuti. Hari igihe umuryango cyangwa inshuti zifuza ko ugenda mu nzira runaka, bakakubwira ngo ni uku bigenda, ni uko abandi babikora, maze uzahinduka uko batifuza kugira ngo utabavaho. Kutiyizera. Iyo umuntu adafite icyizere mu mbaraga ziri muri we, akumva abandi ari bo bafite igisubizo cy'ubuzima bwe, akiyumvamo ko ari ngombwa kubaho mu rugero baboneye. Kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Ugereranya uko ubayeho n'abandi maze ugahinduka ushaka kubaho ubuse nk'uko ubayeho, kandi wibagirwa urugendo rwawe rwihariye, ingaruka zo kubaho udafite ukuri. Iyo wemeye kubaho uko abandi bashaka, hari byinshi uhomba. Ubutumwa bwawe mu buzima burazimira, impano zawe ntizikora, indoto zawe ntizikanguka, kandi ibyo wari kuba byo birabura. Wibura ubwigenge bwo kwishimira ubuzima. Nta byishimo bihoraho ubona, kuko buri gihe uba uri kwigira nk'undi. Wibura icyubahiro n'agaciro, abantu bakagusuzugura kuko baraguhinduka nk'umukinnyi wo ku ruhimbi rwabo. Uhorana umunaniro wa mbere. Kubeshya ubuzima ni umurimo w'umunaniro.
uhora mu mwijima wumva ntacyo uri cyo, wibagirwa Imana yakuremye uko uri, bityo uba nk'uwitesheje agaciro nk'impano yaguhaye. Icyo Bibiliya ivuga ku kuba wowe nyawe. Bibiliya iduha amasomo akomeye. Zaburi 139:14. Nzagushima kuko naremwe mu buryo bw'igitangaza. Buri wese muri twe ni igitangaza. Kuba wowe nyawe ni ugushima Imana yaguhaye ubumwe bwihariye. Yeremiya 1:5. Ndagutangira mu nda ya nyoko, nakumenye utaravuka, nakugize uwo natoranyije. Imana ntiyigeze ikwibeshyaho, yari ikuzi imbere y'uko uvuka, kandi yakugeneye inshingano zawe. Abaroma 12:2. Mwe kwigana b'iki gihe, ahubwo muhinduke mubereye gushya mu bwenge. Ntukigane isi, ahubwo gendera mu nzira yawe itandukanye kandi yihariye. Uko wabaho wowe nyawe, iyaremye uko uri, menya ko utari mwiza kuko ugereranyije n'undi, ahubwo uri mwiza kuko uri wowe. Tera imbere mu mpano zawe. Shaka kumenya icyo Imana yagushyizemo, ukibyaza umusaruro. Shyiraho intego zawe bwite. Intego z'ababyeyi, inshuti cyangwa abaturanyi ntizikwiriye kugutwara. Gena izo wumva ari izawe koko. Hagarara ku ndangagaciro zawe. Ntukazigwirwe n'igitutu cy'abandi. Ibuka ko indangagaciro zawe ari imizi y'ubuzima bwawe. Shaka abantu bagushyigikira mu kuri. Abantu bazagufasha kuba wowe nyawe, ntibakugire uwo utari we. Iga kuvuga oya. Hari igihe uvuga oya bituma ugumana ubuzima bwawe nyakuri. Jya wibuka ko kudashimisha bose ari ibisanzwe. Nta muntu ushobora kunezeza isi yose. Ingero mu buzima busanzwe. Umuhanzi ushaka kuririmba indirimbo za gikirisitu cyangwa gospel, ariko abandi bakamubwira bati indirimbo z'urukundo arizo zizamuha amafaranga. Niba ukurikirana abandi, uhomba ubutumwa bwawe, ariko iyo ukomeje indirimbo z'Imana, aba wowe nyawe. Umukobwa ushaka kwiga ubuvuzi, ariko ababyeyi bakamubwira ko akwiriye kwiga ubucuruzi, iyo akurikiye ababyeyi batamwumva, aba atakaje uwo ari we. Umusore ufite impano yo gukina umupira, ariko abandi bakamubwira ko akwiriye kuba umunyapolitiki, iyo atanze ibyo akunda ahomba inzozi ze. Inyigisho zisoza muri iki kiganiro. Ntukibagirwe ko ubuzima bwawe ari ubwawe. Imana yaremye mu buryo budasanzwe kandi nta wundi uhwanye nawe. Ntukabeshye ubuzima. Bibaho rimwe ntibigaruka. Kuba wowe nyawe ni wowe ushimisha Imana, kuko niyo yaguhaye uwo murongo. Ijambo ryo gusoza. Bakunzi b'ikiganiro Ineza, uyu munsi ubutumwa bwacu buragira buti: ba wowe wa nyawe, aho kuba uwo abandi bashaka. Nta muntu n'umwe ushobora kwicara mu mwanya wawe. Nta muntu n'umwe ushobora gusimbura impano yawe. Nta muntu n'umwe ushobora gukina n'urugendo rwawe.
nimwemere kubaho nk'uko Imana yabashizeho, nimugendere mu kuri kwanyu n'impano zanyu kandi mu ndangagaciro zanyu, aho gushaka gushimisha isi yose. Mushimire Imana yabahaye ubuzima n'impano y'amagara mazima. Amahoro y'Imana abane namwe.